Ijanisha rinini ry'abantu bagwa mu makosa bitewe n'impamvu ebyiri nkuru: kutamenya no kwirengagiza amakuru bahawe. Bimaze iki kugira ishyaka ryo kumenya cyangwa kumva ibyo ubwirwa? Nubana natwe muri Menya n'ibi ndetse n'ubutumwa bw'intumwa, uzunguka byinshi. Umunyamerikakazi akaba n'umukinnyi wa filime wabayeho mu myaka yo hambere, Katharine Hepburn, yavuze ijambo rijyanye n'imyitwarire agira ati: iyo umuntu adafite imyitwarire myiza, burya nta n'ubuzima aba afite. Ibi ngiye kuvuga nawe ushobora kuba ufite ubuhamya bwabyo. Nabonye abantu benshi bari abahanga, haba aho nize cyangwa aho nakoze, ariko ikintu cyantangazaga ni uko umuyobozi cyangwa umukoresha w'aho nanyuze hose atatinyaga kwirukana umuntu nk'uwo udafite imyitwarire myiza cyangwa kubaha. Mu busanzwe imyitwarire ijyana no kumvira ndetse no guca bugufi, kandi bizana icyubahiro. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imigani ibice 22 umurongo wa 4. Salomo uvugwa muri Bibiliya ari mu bantu babayeho bari bafite ubwenge bwinshi, kuko yahimbye imigani 3000 n'indirimbo zigera ku 1005. Yahimbye imigani 3000 n'indirimbo 1005. Abami ba mbere ibice 5 umurongo wa 12. Ariko kuko atumviye Imana ngo yitondere ibyo yamutegetse, bimutera kugwa mu mutego w'abagore b'abanyamahanga, akorera izindi mana igihe gito. Dawidi wari umeze nk'uko Imana yashakaga mu gihe cye, imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti: mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 22. Yagiraga umutima wo kuramya Imana bikayinezeza, gusa ntibyayibujije kumuhana mu gihe yari yayicumuyeho akicisha Uriya. Yari yabuze kwirinda no kubaha Imana. Niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe? Wicishije Uriya w'umuheti inkota kandi ugacyura umugore we, umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Samweli wa 2 ibice 12 umurongo wa 9. Impamvu nguhaye izo ngero zose, nashaka kukwibutsa kubaha Imana no gushishoza kuri buri kintu cyose ugiye gukora cyangwa kuvuga, kuko bitera gukira ibyago byinshi, kuko bitera kugira amakenga. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Imigani ibice 2 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ndashaka kongera kukwibutsa ikintu gikomeye. Birashoboka ko wigeze gutekereza impamvu utemererwa gukora ibintu byose, kabone n'ubwo wabumva ko ntacyo bitwaye, haba aho usengera, imyizerere yawe, ku kazi n'ahandi. Rimwe na rimwe ukaba wabikorera mu mwijima aho batakubona, ariko burya imyitwarire myiza ihera ku kumvira no guca bugufi, kandi nibyo bigaragaza uriwe neza igihe inzira yaho wajyaga irangiye upfuye. Usabwa gutangira indi nzira ugendesheje umuntu w'imbere, inner person. Nta rugero wageraho na rumwe mu isi ngo we kugira ibikurwanya cyangwa se biguca intege, kuko igihe cyose kiri muzima uba umeze nk'umuntu uri mu ntambara. Mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Yobu ibice 7 umurongo wa 1. Na Yesu Kristo akiri mu isi niko yageragejwe n'umwanzi, kandi Satani yari azi neza ko ari Imana. Si wowe rero umwanzi yatinya kugerageza, kandi ashaka kukwica, kukwiba ndetse no kukurimbura. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Yohana ibice 10 umurongo wa 10. Gusa hari ikintu gikomeye kandi Satani adashaka kumenya: kugira amakenga no kumvira Imana no mu tuntu wita duto. Samusoni yavuzweho n'Imana ataravuka. Yari umunyembaraga cyane, kuko umwuka w'Imana yari amuriho, kandi yagiraga ishyaka ry'ubwoko bw'Imana kuko yari umucamanza.
nuko amara imyaka 20 mu gihe cy'Abafilisitiya ari umucamanza w'Abisirayeli. Abacamanza ibice 15 umurongo wa 20. Ariko yacogojwe no kutagira amakenga ngo yumvire icyo Imana yavuganye n'ababyeyi bataravuka, ari byo kwirinda kujya mu banyamahanga. Byarangiye Samusoni akuwemo amaso. Abafilisitiya bahera ko baramufata, bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Abacamanza ibice 16 umurongo wa 21. Iyi nkuru mu by'ukuri iratwigisha iki? Uyu musore witwa Yosefu uvugwa muri Bibiliya yatezwe umutego urimo icyubahiro, ibyishimo by'akanya gato, kwamamara mu buryo bushimwa n'ab'isi, ibisa n'amasezerano yari afite. Uyu musore Yosefu ari mu bantu bake bagaragaye nk'intwari mu buryo bunanira benshi mu gihe cya none. Umugore w'umuyobozi ukomeye kumusaba kuryamana nawe ariko akanga. Ibi yabitewe n'uko Imana yari muri we apana kuri we. Muri make yubahaga Imana. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo gacumura ku Mana. Itangiriro ibice 39 umurongo wa 9. Imyitwarire nashatse kuvuga ni ukubaha Imana, ukibuka umuremyi wawe iyo iminsi mibi itaraza. Nta kintu kiryoha nko kuvunika ukora nyuma ukabona ibihembo by'ibyo wavunikiye. Ibi abanyeshuri n'abandi bakozi nk'abayede barabyumva cyane, ariko kandi bikaba iby'isoni nke iyo uhaye ibyo utakoreye kandi birimo uburiganya cyangwa se byanyuze mu nzira mbi itarimo icyubahiro cy'Imana. Hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Amaso yawe akwiye kuba bwa mbere mu bitekerezo byawe mbere y'uko ari bigaragara. Amaso y'umunyabwenge ari mu mutwe we, nawe umupfapfa agenda mu mwijima atabona. Nyamara nabonye ko amaherezo ya bose araba. Mubwiriza ibice 2 umurongo wa 14. Ubwenge, ubuhanga, gusobanukirwa cyangwa ubumenyi waba ufite, iyo bidashyigikiwe no kubaha Imana ndetse no kuyoborwa n'Umwuka Wera, bipfa ubusa, ugakora nk'ibyo abandi bakora kandi bikuzanira ishyano. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Imigani ibice 27 umurongo wa 12. Hunga udapfa, igakubaha Imana, usabe Umwuka Wera kuyobore. Shalom.